Yes, ikaze kuri mwese. Iyi ni Waka Waka Podcast. Nizere ko aho muri mukomeje kugira ibihe byiza. Uyu munsi rero turaganira ku kintu cyakomeje kundya ku mutima, ku kintu cyakomeje kubabaza umutima wanjye cyangwa se kunshira ku nkeke no kuntera ubwoba buteye ubwoba. Muribaza ubwoba buteye ubwoba, ariko iki kintu rero nta kindi ni gaze. Niyo nshaka ko tuganiraho muri aka kanya kuri Waka Waka Podcast. Yes, nkuko bivugwa, nkuko nabyumvise cyangwa se nkuko nabyize, nuko mwanafunzi abivuga mu biganiro. Kera cyane twiberaga mu mashyamba, turya inyama mbisi, tukarya ibinyomoro, tukarya ibintu biri aho ngaho bibisi. Nyuma yaho tuza kuvumbura umuriro, ari naryo koranabuhanga bakurikirana bavuga ko ryatumye umuntu abasha gutera imbere mu buryo bwihuse, kuko umuntu akivumbura umuriro yahise atangira kujya arya ibiryo bihiye, atangira kotsa. Urumva ubuzima bwe butangira kugenda buba bwiza. Nyuma yaho avumbura ubuhinzi, noneho aricara aratuza, atangira kujya hunika, akareka ibintu byo guhora yimuka asanga ahantu ashobora kubona umuhigo. Ubuzima rero n'ikoranabuhanga byagiye bizamuka. Uko ikoranabuhanga rishya rije, ubuzima bw'umuntu bugakomeza kuba kurushaho kuba bwiza, ariko nanone bukarushaho no kujya mu kaga, kuko ubuzima kamere uko tubusiga ni nako tujya mu bundi buzima bufite ibindi bintu tugomba kwirinda. Rero iri koranabuhanga ryagiye rizamura n'imibereho y'abantu, tugera igihe tuva mu mashyamba dutangira kubaho mu miryango, tubayeho mu buryo bwo gutashya inkwi, mukajya kwasa inkwi, mukaza mukarunda hariya, mugacana, mugateka. Ari uko bimeze, zashira mugasubira mu gasozi mukajya gutashya izindi. Abantu nabo bakomeje kwiyongera, imijyi iba minini, abantu baba benshi, ku buryo bagiye bashaka noneho undi mwanzuro wajya uborohereza muri bijyanye n'ibicanwa. Ariho haje kuza ikoranabuhanga bita imbabura. Murayibuka, ikiza cyari ikintu cy'iterambere, cyari ikintu kibarizwa mu miryango ikize, kandi nkuko mubyibuka imbabura ikiza nayo yishe abantu benshi. Imbabura ikiza yishe abantu benshi, abenshi baracanaga bakifungirana nayo mu nzu, bikarangira ibamazemo umwuka, bananiwe guhumeka, bikarangira abantu bitabye Imana. Nyuma y'uko rero abantu bagenda biga kubana n'imbabura, bagenda babigiranaho inama hagati yabo, impfu ziturutse ku mbabura zagiye zigabanuka. Abantu bagenda bamenya uburyo babana nayo, bagacana, bagateka. Niba banatekeye mu nzu bakaba bazi ko nibajya kuryama barazimya imbabura bayisohore hanze. Ikoranabuhanga rikomeza kuzamuka, hazaza za kwiziniyeri zikoresha amashanyarazi. Izi zimaze kugera mu baturage zaje kuba ikibazo, kubera ko abaturage nanone aya mashanyarazi abahagije ntashobora kuboneka. Ari nayo mpamvu gukoresha izi kwiziniyeri z'amashanyarazi ari ibintu bihenze cyane. Aribwo bantu bagiye bazana imbabura, izitwa za rondereza. Ibintu byose byagiye bituma umuntu ashobora gukoresha amakara make, kuko uko twiyongera, uko abantu barushaho kuba benshi, niko n'ibicanwa bigenda birushaho guhenda, niko bigenda birushaho gukenerwa ari byinshi. Murabyibuka muri Kigali tugicana amakara, Kigali yari tuwe n'abantu bake cyane, ku buryo amakara yavaga mu Rwanda hose yabaga aduhagije. Ariko uyu munsi ndahamya ko ukuyeho za gaze ugakuraho ari z'amashanyarazi, ukuyeho za kwiziniyeri z'amashanyarazi ugakuraho izikoresha gaze, uyu munsi twagira ikibazo cy'ibidukikije, kuko ibiti ndakeka twabimara mu gihe gitoya. Iyo mpamvu rero yagiye ituma na za leta zibizamo zikareba uburyo ibicanwa byaboneka, ariko n'ibidukikije bigakomeza kubaho neza, kuko ari ibintu, ari bimwe mu byo ubuzima bwacu bukeneye buri munsi. Iki ngiki rero leta zaje gusanga umwanzuro cyangwa se igisubizo cyo kubungabunga ibidukikije. Igisubizo cya mbere nuko abaturage bamenya gukoresha gaze, bakamenya ko gaze ariyo bagomba kuzajya batekesha mu ngo zabo hirya no hino. Iyi gaze rero yaraje, leta zirigomwa. Nko mu Rwanda leta yarigomwe buriya gaze, leta yigomwe umusoro munini cyane wa gaze kugira ngo ibe affordable ku baturage. Ndumva n'ibindi bihugu ariko bibigenza kugira ngo babashe kubungabunga ibidukikije.
iyi gaze rero leta irigomwa cyane ku buryo uyu munsi irimo kunganira amakara, irimo kunganira inkwi, igatuma tudakenera ibiti byinshi cyangwa se tudakenera kubangamira ibidukikije kugira ngo tubone ibicanwa bidufasha mu ngo zacu. Iki ngiki rero ntabwo cyaje gusa ngo gisige ibibazo. Gaze nayo ni ikoranabuhanga yego, ariko rifite ibindi bibazo riri guteza. Gaze iri guhitana abantu benshi cyane. Ngewe ubabwira ibi ngibi impamvu nababwira ngo ni ibintu bimpangayikishije cyane. Ndi umugabo wo kubihamya kuko gaze yaturikanye umukozi wanjye, imuturikana ari nijoro ndyamye nawe aryamye, ari nabyo turi buze kuganiraho kugira ngo gaze iturike biba byagenze bite. Abantu nkurikije ibintu tuganira, nanjye narinzi yuko mbere yuko iyo accident imbayeho nsanga tubyibeshyaho cyane. Rero nyuma yuko leta yigomwe imisoro, gaze ikagera mu mago y'abantu, nge nsanga hari ikintu kimwe kitakozwe, aricyo bita ubukangurambaga, aricyo bita gukangurira abaturage ni gute mugomba kubana n'iri koranabuhanga rishyashya rije. Iyi gaze rero yaturikanye umukozi wanjye, kubw'Imana namugejeje ku bitaro. Yahiye ahantu hose, nababwiza ukuri ikintu cyari cyasigaye ari kizima, nta kabuno n'agapipi nibyo bizima byari bihari. Ndamujyana mugeza kwa muganga, amarayo amezi 6, ubu ngubu akaba yarakize. Ndashimira Imana cyane ko yabashije kumufasha agakira, kuko abo bibayeho abenshi birabahitana. Nyuma yaho rero iyi gaze yaje guhitana umugore n'umwana by'umuhanzi bita Emmy uba Nyagatare. Nyuma yaho iza guhitana anti wo muri famiye yanjye, nanone imuhitana ari kumwe n'umwana wiwe. Murabyumva ko ni ikibazo gikomeye cyane. Ngira ngo tuganiraho aka kanya rero, gaze iturika byagenze bite, mpereye kuri iyo incident yabaye iwanjye mu rugo. Hari nijoro saa 8 z'ijoro cyangwa se saa 9 z'ijoro, hagati aho ngaho ndyamye nsinziriye n'umukozi aryamye asinziriye, twumva ikintu kiraturitse ku buryo bukomeye, ku buryo wumva ari nk'igisasu kinini cyane cyangwa se nka grenade ituritse aho ngaho muri quartier yose irabyuka muri iryo joro. Nanjye bibanza kunshanga, sinamenye ibyari byo, ariko ngiye kumva numva umukozi ari gutabaza mpita nsohoka kuko igikoni cyanjye cyari hanze. Ndasohoka nsanga umuntu yahiye, tumwirukankana kwa muganga. Tumugeza kwa muganga, tumaze kugera kwa muganga twicaye nibwo twatangiye kuganira twibaza tuti ko hari ninjoro ibi bintu byagenze bite. Ibyo bintu rero uko byagenze ni ukuvuga ngo gaze gufungira kwishyiga ntabwo bihagije. Iki ni ikintu n'abakozi banjye mbaganirira, nawe ubwe uwo nguwo byabayeho narabimuganiriraga buri gihe, ariko ni byaramutse kuba n'igenge nazaga ninjoro ngasanga yibagiwe kuzimiriza ku icupa, njye ubwanjye nkabyikorera. Ngewe ndashaka kuyibaganiriza muri detail kugira ngo bibagirire akamaro, bigire icyo bibafashaho, namwe muzaganiriza abandi bigire icyo bibafasha, tukomeze kwirinda ariko tunarinda n'ibidukikije, kuko gaze at the end nicyo gisubizo tugomba kubana nayo. Rero tugomba kumenya uburyo tubana nayo, tukanasaba na leta kuba yashyiramo amafaranga agakorwa ubukangurambaga mu mikoreshereze ya gaze. Hari ninjoro rero umukozi aryamye, nta muntu wari ucanye ikintu cyari cyo cyose, ariko muri uko kuganira baje kumbwira ko gaze iyo yagize fuite igasohoka ikagera mu nzu, itara riricanye cyane urumva ari tibe cyangwa se ari izi ampure zisanzwe ziriya ntuza kuriya kuntu ibirasa cyangwa se inyeganyeze gatoya, itanga umuriro ushobora guhita uturitsa gaze muri ako kanya. Nibyo bintu byabaye ku mukozi wanjye, yari yaryamye itara ririmo kwaka, ubwo murumva ko rishobora kuba ryaranyeganyeze akantu gatoya gusa gahita gaturitsa iyo gaze. Rero ngewe iki ngiki nkibabwiye kugira ngo mwumve ko gufungira gaze kwishyiga ntabwo bihagije. Fungira gaze kwishyiga, ugenda unayifungire no ku icupa, nibi naba ngombwa unayicomoreho. Ngewe nyicomoraho kuva ibyo bintu byabaho, niba narahamutse sinzi, ariko ngewe ndazimya nkanayicomoraho kugira ngo making sure ko nta fuite iri buze kubaho, kubera ko fuite ushobora gufungira kwishyiga, fuite ikaba muri wa mugozi uzana gaze mu ishyiga, ukaba wenda wapfumutse, hari gishobora kumenekaho amasosi, imbeba zikaba zawuruma, ibyo byose bikaba byateza fuite ya gaze mu gihe waba udahari. Icyo ni kimwe.
hari n'igihe fuite ishobora guturuka wenda naho ngaho mwishyiga, icyo ni ikindi. Ariko iyo ugiye ugafungira ku icupa uba ukemuye icyo kibazo cya fuite yaturuka mu mugozi wa gaze. Nge numva ko iyo niyo nama ya mbere. Indi nama ya kabiri ikomeye cyane nabyo, kubera ko kuva ibyo bintu byambaho nagiye ngerageza no kugenzura amacupa bavuye kugura ya gaze. Banzaniye icupa rya gaze mu rugo, bararicomeka, ariko mu kuriterura nkumva riroroshye, ntabwo risanzwe riremeye nk'andi macupa asanzwe. Bukenza kubaza umukozi kw'iryo cupa ejo numvishe ritaremereye nk'andi macupa, arambwira ngo ntabwo abizi. Mpitambwira ntirisohore hanze ndebe. Ararisohora. Mu kurisohora dusanga iryo cupa ryapfumutse mu rubavu rwayo, rirahitisha gaze. Murumva icyo kintu ukuntu giteye ubwoba. Noneho bivuye ku mugozi, bivuye ku ishyiga, bigiye ku icupa ubwaryo. Icupa rirahitisha gaze. Icyo kintu cyanteye ubwoba. Gaze ndababwira mujye kuyitereka hanze y'igipangu. Mpita mpamagara aho bayiguze, bemera kunguranira, turayohereza, barayigurana. Rero ibi byose mbibaganire kugira ngo iyi gaze tubana nayo mu mago, nujya unaganira n'abandi bantu ujye ubaha amakuru ari nyayo. Njyewe gaze nyifungira ku ishyiga, nkayifungira no ku icupa, nkanacomora n'umugozi. Nanarangiza mbere mbanza kugenzura ko iryo cupa ubwaryo ridahitisha, naryo nkarigirira icyizere. Rero nkaba mbasaba mwese kuzajya mugira amakenga, haba ku icupa haba kuri gaze. Ibyo wenda nari mbivugiye, hari abantu usanga barubakiye icupa rya gaze akaryubakira hanze, ubundi akinjiza umugozi ukinjira mu gikoni, yumva ko ari icupa riturika. Nk'ibyo iyo bavuze ngo gaze iraturika, icupa ntago riturika. Haturika gaze yamaze gusohoka, igaturikana ibintu birimo aho ngaho, ko nayo ibishaka gusohoka irabastinga. Irabastinga, ishobora no kumena n'ibirahuri by'inzu kugira ngo isohoke, ariko ibintu birimo aho ngaho byose ikabitwika. Rero niyo mpamvu namwe mwubakira gaze hanze murasabwa kuzajya mugenda mugafungira no ku icupa aho hanze, kugira ngo niharamuka habayeho fuite mu mugozi ntibeho, ntigere mu nzu. Indi nama ya nyuma, nubwo tuzakomeza n'abandi mutanga inama zanyu muri comment, tuzagenda tuzigarukaho. Indi nama numva ya nyuma na nyuma nuko ahantu igikoni kiri, ahantu mutekera, byaba byiza aho hantu amadirishya akomeje afunguye, akajya aguma afunguye, kugira ngo nihanabaho na fuite gaze ye kwirundanya mu gikoni. Ye kwirundanya mu gikoni ngo nuza ugiye gucana iguturikane. Uko isohoka mu icupa ijya inasohoka igenda hanze, uko buriya gaze isohoka ishaka ahantu yapfumurira ngo ijye mu muyaga, ijye muri espace. Rero byaba byiza aho ngaho ku gikoni hari nk'akadirishya cyangwa se idirishya rinini rihora rifunguye, ku buryo hanabayeho n'icyo kibazo iyo gaze itakwirundanya mu nzu, yabona aho isohokera. Iyi ni Waka Waka podcast. Rero iki ni ikibazo gikomeye cyane, haba hano mu Rwanda, mu Burundi, mu bindi bihugu byose duturanye biri mu nzira y'amajyambere. Mugerageze muganire n'abantu, mubaganiriza izo ngingo zose mbabwiye: kugenzura icupa mbere yo kurigura, nanone niba umaze guteka zimya ku ishyiga, uzimye no ku icupa, nibinaba ngombwa unaricomore. Njyewe niyo nama yanjye. Iyi ni Waka Waka podcast. Rero mukomeze mugire amahoro y'Imana. Ndabashimiye mwese. Ciao.